Yo ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze ku muyoboro wa Noah Impact TV. Ibyo bagezaho amakuru mahita n'ibizeri keke Zaro 250 tugiye kuganira ku tangazo REB yasohoye yemeza ko abanyeshuri bazajya batangira amasaha ya saa 2 zuzuye za mu gitondo, ko mu busanzwe bari batangira saa 2 n'igice za mu gitondo, amasomo yagatangira nka saa 3 gutyo. Rero ubu basohoye itangazo bavuga ko amasaha bayigize imbere, bakajya batangira saa 2 zuzuye amasomo. Buriya urukumva kujya kuri za assemblement ni za saa 1 ni kumanuka saa 1 n'igice akaba ari kuri assemblement. Rero ni itangazo mbonye ndavuga ati sinaribarenza mutaribonye ry'amasaha nyine yo gutangiraho ishuri. Bashishikariza gukora subscribe, share and comment kugira nyine dukomeze tujye turabana, akantu kose gasha kabaye Uganda kabagezaho nyine. Nicyo niyemeje, ni mwe dukorera nyine. Muragenda mwandika na comment, ariko nimba mubona ibintu turi gukora ari sawa mushiramo good nyine, kugira nyine natwe dukomeze tugire na courage yo kubashakira amakuru gagiye gatandukanye. Abantu bashasha nyine batari bumvisha ibyo REB yasohoye, ni saa 2 gutangira ishuri, ni saa 2. REB nyine bura yabigenza isanga saa 2 ari byo bikwiriye. Namwe abanyeshuri mwe murabimenyera nyine, saa 2 zuzuye ngo gutangira ishuri. Ciao ciao, turabakunda.